Bahaye ikaze kuri Breezy Entertainment. Uyu munsi ngiye kubabwira inkuru y'umugore wari ugiye kwiyicira umwana we kubera amakosa ye yo gufuha gukabije. Byatangiye ku gitangazamakuru kimwe, umunyamakuru yamamaza imodoka yitwa Monadis. Iyo modoka umunyamakuru yavugaga ko ari imodoka nziza kandi yizewe. Yavugaga ko iyo modoka yifitemo ibice byinshi bitangaje, harimo nk'ibishobora kuba byarinda impanuka, ko yifitemo n'ikoranabuhanga ryo kwihuza na telefone, kandi amapine yayo nayo arakomeye cyane, ibirahure byayo nabyo kandi ntibimeneka. Umunsi umwe umugore witwa Sandra yatwaye umwana we witwa David amujyana gusura nyirakuru. Umugabo we witwa Kari ntabwo yigeze aboneka kugira ngo bajyane muri urwo rugendo. Kubera akazi umugabo yakoraga k'ubushoferi, ntabwo yabashije kujyana n'umuryango we ngo bajye gusura nyirakuru. Kubera ikoranabuhanga iyo modoka yari yifitemo, Sandra yaje guhamagara umugabo witwa Kari, agenda bavugana ku buryo bwa video call. Kari yababwiye ko agiye mu kazi kandi atabashije kuboneka kuri uwo munsi, kandi ababwira ko bakunda, abifuriza no kugira urugendo rwiza. Sandra yaje kubona ko David yarambiwe, amuha telefone ngo agende ayikinisha. Yaje kugera kuri sitasiyo ya essence. Kuri iyo sitasiyo kandi hari na supermarket, aho ushobora kugurira ibyo kurya bitandukanye. Sandra yafashe David ajya kumukarabya mu bwogero bw'iyo supermarket, ndetse ajya no kumugurira ibyo kurya. Sandra arebeye mu birahure by'iyo supermarket, yahise abona umujura agenda yegera imodoka ye. Nta kuzuyaza yahise afata telefone ye afunga ibirahure ku buryo bwihuse. Sandra akiri muri ibyo yarahindukiye abura umwana we, yarahindukiye abura David. Atangira kubaza umuhisi n'umugenzi amubaza niba ntamuboneye umwana. Kubw'amahirwe yaje kubona David amusanganye n'abakobwa batatu bari barigeze guhura mu gihe cyashize. Yahise afata David amushyira mu modoka ndetse bakomeza urugendo, ariko ashyira mu modoka uburyo butuma ibyabereye hanze bitongera kuba. Yabaye nk'ufunga David ku buryo atakongera kubura. Sandra nawe kandi bitewe n'ukuntu urugendo rwari rurerure, nawe yaje kurambirwa. Atangira guhamagara inshuti ye yo mu bwana yitwa Jessica. Bagiye baganira cyane, gusa Jessica yaje kubwira Sandra ko umukunzi we amaze iminsi amubeshya, amubwira ko bashwanye. Baje kugera kwa nyirakuru wa David, ariko nyamara Sandra yakomezaga guhamagara Kari akanga kumwitaba. Sandra nyuma yo gukeka ko Kari ari kumubeshya, yaje gufata icyemezo cyo kumusanga ahari. Byasabye Sandra gusanga Kari ku kibuga cy'indege kiri Los Angeles, ahantu hari urugendo rungana na mayiro zigera kuri 300. Muri uwo muhanda barimo kandi berekeza Los Angeles, rya koranabuhanga ryitwa Riris riri muri iyo modoka ryaje kubabwira ko imbere hashobora kuba hari impanuka. Maze Sandra ahitamo guhindura, banyura mu wundi muhanda wari ugoye kandi ari mubi cyane. Bigeze ku mugoroba Sandra yari ananiwe cyane, ari nako Sandra akomeza guhamagara umugabo we Kari kandi nanone atamwitaba. Muri uwo muhanda kandi babonye inyamaswa iri kwambuka. Sandra yahise agira ubwoba, iyo nyamaswa arayigonga. Bakimara kuyigonga, David yahise arira, wa mwana wabo. Sandra mu buryo bwo kumuhoza ahita amuha telefone ngo abe ayihugiyeho. Sandra yahise asohoka ajya kureba ya nyamaswa. Ayigezeho asanga ya nyamaswa yangiritse kandi yagiye hagati mu mapine. Ntibari babashije gukomeza kuko iyo nyamaswa yari yagiye mu mapine neza kandi yitambitse mu muhanda. Sandra yaje kwibuka ko yasize David wenyine mu modoka. Mu gihe ari gucokoza iyo telefone, David yaje gukanda kuri volt system ya modoka ihita yifunga yose. Sandra yabyibutse atinze, agerageza gufungura ariko bibi byubusa.
Sandra yagerageje kubwira umwana we w'imyaka 2 kuzimya ubwo buryo, ariko umwana we nta kintu yari yitayeho kuko nta na kimwe yari abiziho. Ako kanya David fone yaramucitse yikubita hasi. Sandra yakomeje kurwana no gufungura ibirahure, ariko yibuka ko ibyo yumvise ya modoka bayamamaza ajya kuyigura ko ibyo birahure bidashobora kumeneka. Sandra yibutse ko mu nzira bagenda banyuze kuri sitasiyo y'amashanyarazi. Rwari urugendo rurerure ariko yararugenze. Ahageze asanga nta muntu n'umwe uhari. Sandra yaje kuhavana ibikoresho bimwe na bimwe by'ingenzi. Yahavanye isitimu n'ibikoresho byo kuza kumenesha ibirahure by'imodoka. Muri iryo joro agenda n'amaguru asubira ku modoka, yaje gukebuka abona ko inyuma hari inyamaswa yamukurikiye. Akigera ku modoka yaje kubona ko David yamaze kunanirwa kandi nayo nyamaswa yari yakomeje kumukurikira. Sandra yihisha hejuru y'imodoka maze mu gitondo akabyuka. Nyuma y'uko abyutse yaje kubona ko David inzara iri hafi kumuhitana. Kimwe mu bice bya ya modoka yifitemo ikoranabuhanga cyaje kwerekana ko mu kanya kagiye kuza ingano y'ubushyuhe igiye kwiyongera ku rwego rwo hejuru. Sandra yahisemo kugenda umuhanda wose agiye gushaka uwabafasha. Inyota, inzara, byose byari byinshi ajya gushaka uwabafasha, kuko icyuma yari yazanye yirengagije ingaruka zo gusiga David mu modoka. Ajya gushaka uwabafasha. Ari kugenda yaje kugera ku mugezi anywa amazi, hanyuma aza gukomeza urugendo ashaka ubufasha. Sandra yaje kugera ahahoze ikibuga cy'indege, ahasanga ikidege gishaje, asangamo inzoga atangira kunywa. Sandra yaje kuhabona kandi utundi dukoresho ashobora kuza kwifashisha. Yatwitse kandi ibipine kugira ngo uza kubibona bishya, uza kubona umwotsi aze kubatabara. Yasubiye ku modoka yihuta, aza kubona David. Asanga David yacitse intege ndetse n'uruhu rwatangiye guhindura ibara. Ubushyuhe mu modoka bwari bwazamutse cyane ku buryo uburyo imodoka yari ifitemo bwo gukonjesha butari bugikora. Yaje gufata amazi akuye ku mugezi ayamena ku modoka, ariko ibi byose byabaye by'ubusa. Yaje kubona ko umwana we agiye gupfira mu modoka. Yarongeye ashaka kumena ibirahure ariko nabyo biranga. Yaje gucana umuriro agerageza ngo arebe ko imodoka yaza kwifungura, ahubwo bwa buryo imodoka yifitemo bwo kwikonjesha nabwo bwahise buzima kugira ngo butume umwotsi utaza kuyinjiramo. Kubera umunaniro mwinshi, Sandra yikubise hasi maze agatotsi karamutwara. Muri ako kanya aryamye asinziriye, yarose we na Kari bagarutse muri ako gace. Yarose we n'umugabo we bagarutse muri ako gace. Sandra ashinja Kari urupfu rwa David. Yahise akanguka kandi abona ko byari inzozi. Yambwebwe yari yihishe yahise igaruka. Sandra yagerageje kujya hejuru y'imodoka ariko hari ubushyuhe bwinshi, ntibyari gushoboka, maze ahitamo kujya munsi y'imodoka. Mu gihe ari kubikora kandi iyo nyamaswa yahise imuruma ku kuguru. Yambwebwe yahise ijya kurya ya nyamaswa. Imodoka yari yagonze. Imodoka yahise itangira kugenda, cyane ko iyo nyamaswa ariyo yari yatumye imodoka itagenda. Sandra yabonye ko imodoka igiye kugwa mu manga kandi yari irimo David. Yagerageje kuyihagarika ariko ku bw'amahirwe ibuye rihita rihagarika. Yaje kwibuka ko muri iyo modoka iyo habaye impanuka imiryango yayo ihita ifunguka hatabayeho ubundi buryo. Yaje gufata icyemezo gikomeye cyo gufata ya modoka arayisunika maze igwa mu manga yari irimo David. Yaje kugwa hasi ariko iparitse neza nk'aho ari umuntu wabipanze, nk'aho ari umuntu wabikoze abishaka. Sandra yahise amanuka yihuta ajya kureba. Yahise afungura akuramo David ariko imodoka yo ntacyo yabaye. Nta gutinda bahise basubira muri ya modoka, ahita akuramo uburyo bwose buyifunga maze irongera irakora. Yahise yihutira kujya kwa muganga. Mu bitaro David na nyina bose ubwo baba baryamye mu bitanda. David aravuga ngo mama. Hari hashize igihe Sandra atumva David amuhamagara mama, ariko Sandra kubera amakosa ye yo gufuha gukabije, Sandra yaragiye kwicira umwana. Ngiyo nkuru y'umugore witwa Sandra habuze gato ngo yicire umwana we w'imyaka 2
kubera amakosa ye yo gufuha gukabije. Mwakoze kubana natwe, mwibuke gukora subscribe hano kuri Bwizi Entertainment.